Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwara. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisharinga na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Julienne nkunda kwabwira ngo numuntu uhugurika kandi usabana. Turi ku mukozi w'Imana uyu umukozi w'Imana yitwa Mutuyimana Jean Claude. Ikiganiro tugikorera ku mukozi w'Imana Nyiramajyambere Vestina ariho turi mu rugo humura wabonanye n'Imana. Amina. Nakomere Sawusira kwiyicarira nakomere turibuze kumusengera ndetse dufatanyije n'Imana n'imbaraga z'Imana turibuze gukora imirimo n'ibitanga. Yego icyo nzi cyo umuntu warambuye gwa biganza na Mutuyimana Jean Claude. Yego nasubuga Vestina na Nyiramajyambere Vestina. Yego nanjye ndaho ngaho nshungereye nagura shunge oya wikwita nagura umushungerezi nagura umushungerezi oya uramenye n'ubwabo bushungerezi nanjye ndikujya goma mu mayi nago wamushungerezi hano waba n'umufana cyo kaza wamutsimbura yagiye ndandika nanjye ndahita fatira waba umusimbura ariko ntago wamushungereza hano ngo nana kwifuza kumufana mutumva ikintu kintunguye nyine ukuntu hano nibe nafashe rezo ya Uganda. Yego ufite ryari ku telefone yawe? Mfite 4:20 nje mfite 5:20 ubu weho umuntu wese uri kuguhamagara ari mu Rwanda ari kuvuga ngo nimero hanze y'igihugu ari kukubwira kiri hanze bari kumubwira kiri hanze y'igihugu nagezeyo rero mu mahanga ubu nuko yagibimbwira ntabwo yakubwiye ibuka ajagibwa ati mwana wanje ugiye kujya ntabwo hanze rero yakubwiye ari mu Buganda ubundi reka nkubwire mu bihugu Imana yambwiye kujyamo hanze ntabwo Uganda irimo kubera ko Uganda nyijyamo buri munsi wowe jewe sibyo ubwo rero mu bihugu Imana yavuze Uganda ntabwo irimo tuzabira umuntu kubesha rero wowe nibirimo ubibana ubwawe je nagezeyo nagezeho ndigani undi kwifatira ora je kuva turicaranye ko turi kwisaha imwe uko nje ndi muri Uganda ubwo weho wicaye mu Buganda je nije ubwo muri kamera ndi mu Rwanda inyuma ya kamera ni Uganda ariko nanone hagati yanjye na kamera na telepie harimo umupaka ewe ubu twibereye muri bambwe kwa Nyabo mwasibye murya mwasuze murya mugiye bareko twibereye mu Bagande mbese yego rwose yego niho twaje gukorera ikiganiro yego gango nundi dukomeze twivugire Imana. Yego Jean Claude umeze uti? Ndashima Imana ndashima Imana iminsi ndi kubwira abantu ngo nibakomerere mu mwami. Yego ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Yego kuva ku cyumweru kugera uyu munsi yego nicyo gitangaza Imana yagukoresheje icyo yankoresheje icyo yankoreye cyo yagukoresheje. Okay Imana ihabwa icubahiro nasenganye n'umuntu wari urwaye afite umwana urwaye yafunze imihogo ndetse bihuse cyane bikomeye bavuze ko bagiye kugendera kimwe direct bakajya Musanze bampamagara ndi kwahira ndibuka ko nabarangiye ahantu ndi mu murima hano nagiye ukata ubwatsi abariho bansanga ndaga okay nta kibazo noneho mureke tuve mu murima atoya ati senga nirimo murima Imana irumva yego agaco kembereza umwana mu biganza ndamusengera tuje kumusengera Imana yamwe nimfata amazi nimara gufata amazi nyasomye umwana nyasengeye nyine ndasengera nyasomya umwana arasoma ari umwana w'uruhinja nyine ariko arayasoma
ngo nyamusomesha gatatu nk'uko Imana yari ibimbwiye. Umwana yari afunze imihogo atari kwituma, inda yatumbye, akirangiza murambiko bya biganza ndamusengera, wa mwana ahita yituma n'imihogo arafunguka. Cyo bikoza barakomeza babireka ibyo kujya mu ruhengero bajya ku kabyiniro. Imana ikora imirimo itangaza, bageze na kabyiniro baha ibinini bahagira umwana, ahubwo byahindutse nta kibazo ageze gute afite. Ibyo byabayeho ku wa mbere, byabaye ku wa mbere ku cyumweru nimugoroba, byabaye ku cyumweru nimugoroba ko ndibuka ko navuye gusenga ndiye gushaka utwatsi kugira ngo nkomeze mu bukwe naringiyemo. Noneho ku wa mbere ku wa ejo mu gitondo, ejo ku wa kabiri, ejo ari ku wa kabiri, yego ejo mu gitondo nanone habyukira iwanjye mu rugo umumama wari ufite ikibazo nanone cyo kuribwa n'amaso bikomeye. Ndamusengera, ndababwira ngo bari bampaye randevu nyine ryo kujya kumubaga ijisho. Ndamusengera, afite akantu kari kumurya kakatuma amaso yose afunga. Ndamusengera, none mu gitondo yampamagara ari kumbwira ati nyamara rya jisho ka kantu nta kakindya, iryatumye katandya n'amaso kaba ntangiye kureba, ubanza ari kukabaga bitazabaho, Imana iragakura nk'uko yabivuze. Ndumva ari byo bintu bikomeye nakoze, amaso ku maso, apana kuma live naciyeho, apana kuma ntuza kuma zoom natambutse, oya abona nabashije gukacana nabo mu ntoki. Yego Mana ishimwe. Ubundi hari ikintu dukunda kubwira abantu, nanabwiye n'abantu cyane, iyo uri kumwe n'Imana nanga se uri umwana wayo, ukaba n'umukozi wayo, ntabwo ushobora kwiruta avuganye na siko. Nukuri. Ariko iyo uri umukozi ushobora kwiruta avuganye na sobuja. Ariko umwana none se buno urugero, si wazindutse urasi naho iwacu, reba waje iwacu tuje kwa Nansubu, bivuze ngo wavuye mu rugo byanga byakunda, nta wabuze umwana ubwira ngo waramutse. Niba utanamubwiye ngo waramutse, urataha agatema ariyo kageze gute. Nabanje namubyutsa kugira ngo ajye kwiga. Urakoze cyane. None twatuntu naguza nzi ko turarya. Yego. Watumye nsonza. Turiya nahise mfata umwanzuro kubwo ndakomeza ntubike mu bikaba. Ubura ko dukomeza kutugendana. Ndaduha abana banje. Tugenda nisubireyo. Jana ngifite tuntu nzi ko turya nge nawe. Yego. Urangije kuko we waronse iyi fagitire ni njura yishu. Iyo mpamba nayo ifite mu gikapu rero. Urayigumana. Ubundi ndayijyana. Nyine turi kuvuga ko umuntu ahita atekereza iki abana. Urakoze cyane. Yego. Wishyura fagitire twakoresheje. Ndavuga n'utu tuntu narinzi ko turadurya. Yego. Turatugira impamba, n'ubundi ndatubika turabikitse, natuguza ahantu mu nzira. Urumva? Ndakomeza ntujyane, abakobwa banje baranadukunda cyane. Yego. Kugira nimugoroba saa 11 bavuye ku ishuri. Niko bimeze, babaza utamasomo yagenze gute, rangiza ubaherese. Babyumvise? Babwira nti aho nakoreye habututuntu natubazaniye. Ahubwo mwana birabinyomoro wa. Birabinyomoro. Birabinyomoro mukanya. Ubundi twebwe iwacu niba ari n'igihugu cyiza kibaho, niba ari n'akarere keza kabaho, naka karere ka Gisoro na Burera kabisa. Impamvu mbivuze byombi biraturanye, kandi yaba izuba riri kuva, yaba imvura iri kugwa, akarere ka Burera na district ya Gisoro bihora ari umukara kabisa. Kebuka nawe urebe uko gasa. Reba biriya bigori birimo, byumwe kureba uru rutoki uri kwitegereza, ureba amasaka bakabonera, ababyeyi bakabonera. Wabibonye? Ubwo rero ugeze i Burera ni ukuri pe ntacyo waburaye. Nyine ndebye ibinyomoro, urumva ibinyomoro nawe ugira inzara. Ntabwo ari inzara ahubwo rebamo mukanya turakingura urugi. Bakingure pe. Yego turacyari kuri rya jambo ry'umwana, n'umubyeyi. Umwana n'umubyeyi, n'umwana na shebuja. N'umukozi na shebuja. Umwana n'umubyeyi ndetse n'umukozi na shebuja uko bavugana. Ubwo tuvuze turi gukurura mpita nibuka ikiganiro twakoreye iwawe, uzi ko haba utunyomoro ariko twarashize. Yego. Ariko turi kwa Vestine ndabibonye. Ndaza guhinga ibindi. Yego. Aho agomba kuba ibyo ndashyira abana. Yego. Impamvu ni niko bimeze. Kuki utabishira umugore ukabishira abana? Woye narivuze ngo burera abana n'ababyeyi bakabonera. Burera abana n'ababyeyi bakabonera. Uraho Burera nziza, karere kabereye ubukerarugendo. Ajye ndibongeraga nibi. Urumva? Ubwo rero akenshi abana
ntabwo nyina ntabwo yari kumuvuga kuko n'ubundi ntabwo ni hame n'ubundi ni nawe ubitaho. uzanarebe niyo wagiye gupagasa ntabwo umugore guhambaga ngo ndagukumbuye. Ni abana niyo umugore ashaka agushaka atumaga abana kuko uzarebe ubundi hari ikintu utasubiza inyuma umwana kandi mu gihe nyina we yagombaga kuza ukavuga uti nta mafaranga mfite ariko umwana ntushobora uhitaga wihagarara nk'umubyeyi ukavuga uti reka twikomereze. nanjye banibutse ko ari ikiganiro twakoze turi kumwe n'uwitwa Alphonsina Nyirarukundo mama Obama afite ikinyomoro mu kiganiro abana bakireda ati dadi kuko wakora ahantu hari ibinyomoro ntubituzane. Kumva ikibazo uvuga urwo rubanza ntabwo ndaruburana ubwo rero nubwo nubigeza mu rugo rero urabwira kubikuye kwa mutuye. Oya ntabwo nabe none kandi ngo musore yakoreye iwanje iwawe nababwiye yuko uduhari turi kuhundura byahunduye kariya kari kabonetsemo mbera buriya wagombaga no kubivuga kuko ikiro cy'ibinyomori n'ahangaha iyo byeze bakabiri kugura neza 500 600 Festi urumva karuko guko Festi nabaye kunshira ibinyomoro twangize yewe Festi tina we ngo buraca ibinyomoro uvango mfite ideni imbere y'abakobwa banje by'ibinyomoro gwego ngwino nukubwira ibira binyomoro nifite abakobwa bigeze babona umuntu afite ikinyomoro bati kuki wakoreye ahantu biri ntutuzanire ubwo rero niba byemewe uburi kunsoro biremewe urabizi ikiganiro nanjye mbona icyo ndabashira biremewe cyo turi kuvuga umwana na se n'umukozi na shebuja isano baba bafitanye uburyo bavugana urumva kuko ntabwo Imana ijya indya sini cyangwa se ngo tumare umunsi tutaganiye kuko ndi umwana wayo. Yego ubundi nukuvuga ngo umunsi umwe nigeze nambara neza noneho ngisohoka mu nzu deregita ako kanya nambaye neza ariko mfite 1000 gusa tagira ikindi kintu ngisohoka mu nzu umwana ahita ambwira ati papa wambijana ko wambaye neza nabandi bakuru be batarabivuga n'umugore atarabivuga umugore we yarakinyitegereza nyine ari kureba uko nsohotse noneho mu gihe bakuru be batabivuze mu gihe umugore atari yabivuga umwana abagize gute abarabivuze none ukurikiyeho nawe ati nanje uramba none na nyina ati nanje uramba ariko nahise mpereza umwana wavuze mbere ca 1000 wene niba baramwushushije bakaryaho simbizi ariko communication y'umwana na siyo yashebuje n'umukozi rero bivuze ngo ntago ushobora kuri iyo uri umwana tushobora kukwirirwa utaganiriye naswo ibishoboka rero nanjye sinshobora kwirirwa njye na data tutafite ico tuvuganye ntago bishoboka. Imana ishimwe batuzaniye niyo mpamvu dukomere naje kubabwira ngo nimukomere bidashobokera abantu bishobokera Imana nari nabivuze kare bura ntago bari babikurikiranye ntago naje ndikubabwira ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana nukuvuga ngo hari abantu bazi ko ibintu bitashoboka hari n'abantu buraba bitega ngo umuntu bari kuvuga bati basebe birakunda ndibuka njya gukora igiterane njya gukora igiterane umugore hanje niwe wabaye wa mbere arambwira ntacyo zabo ndabwo si kubereke ariko ngo nawe ngo buri kubona ukabona uzabona amafaranga yo kubikora noneho umuntu wese wabibonaga agategeza kuntu amakorari garonshinga sibyo abantu bari hano bari muri comment barabitubwira buriya bintu biravuna rero ko nkorde kugira ngo utunganye ibintu wenyine ubigereho uronshinga ni imvune ikomeye cyane noneho abantu bati ntibishoboka abandi bati ntibishoboka abandi bati ntibishoboka ariko niba ari umuntu warocinze mu gihe kigoye ariko nkabona abantu njyewe baruhabereye ibyo byose ndirwa nabivuga rero ibyo njye n'urugero nitangagaho bivuze ngo uyu munsi wa none kuri iyi tariki kuri segonda nje kuguha itangazo rivuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana aho bigize gute birashoboka. Imana tugire neza kandi witeka Imana abane natwe. Dusome ijambo ry'Imana turibuze gusanga muri Matayo 19:23. Umunsi nawe usome urakoze cyane hari umuntu ufite message ndi gusubiza kandi reka dusome ijambo ry'Imana ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo
Matayo ibice 19 umurongo wa 26 aravuze ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Twakira ijambo ry'Imana turisubiremo. Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana birashoboka. Imana tugiriye neza. Iri ni ijambo Uwiteka Imana nangwa se Yesu Kristo yarebye igihe bari bacitse intege, igihe abantu babonaga ko bitakunda, igihe abantu babonaga ko imbere yabo ibintu bikomeye, ariko Yesu we yabonaga nk'ibidakomeye kubera ko Yesu ni umwana w'Imana ashoboye byose. Avugana n'Imana mu gitondo, akavugana n'Imana saa sita, avugana n'Imana buri gihe, dore ko nawe ariyo. Bivuze ngo we na se bafitanye ubusabane bukomeye, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umubonye ababonye nde? Ababonye Imana. Nawe rero niba wizeye ko Yesu yavuganye nawe, niba wizeye ko Imana yavuganye nawe, wowe wicika intege, komerera muri iryo jambo Imana yavuganye nawe. Ngo maze umunsi umwe Yesu arimo kugenda ahura, reka dukoreshe ku bintu bibiri nanga se bitatu Imana yavuze nanga se Yesu yavuze igihe arimo mu rugendo rwe rwo gukora ibintu n'ibitangaza. Icyambere yahuye n'abantu bahetse ikiriba, amaze guhura n'abagikoraho umwana arazuka, abantu baratangara. Ageze kwa Lazaro byari bikomeye, bati Lazaro yapfuye, bati yaranutse. Ntabwo Lazaro ibyo byakemuka, ntabwo Lazaro urugamba rwe rwarangira, ntabwo Lazaro intambara zazashira. Nimvuga Lazaro kavuga intambara, kavuga ibyo byibyo, wowe tutekereza intambara urimo, kuko ari Lazaro wari warapfuye, nawe ubwawe warapfuye. Nimvuga ngo warapfuye, ntabwo ndabamvuze ngo uri umupfu ngo oya, hari ibyawe byapfuye aka kanya, nawe ubazwe uri kubarwa mu bapfuye. Ariko hari ibyawe byahagaze, nawe uri kubarwa mu bahagaze. Ariko kuri iyi tariki nongera ngo itangazo, Yesu avuganye nawe uyu munsi ngo ibyo ngibyo abantu babona ko bidashoboka, izo ntambara ukureba uri kurwana abantu babona ko zitakemuka, izo ntambara wowe urimo wumve ngo bitashobokera abantu bishobokera Imana. Abo biguca intege ngo ntibizakunda, abandi bakavuga ngo ntibizashoboka. Reka nongera nkubwira ngo birashobotse, kuko Imana ariyo mugenga w'ibihe, kuko Imana ariyo itabara bikemera, kuko Imana ariyo isubiza haleluya, kuko Imana ariyo isubiza bigakunda. Kandi yatamye igiti ni nayo yakongera kugishibura, kuko ijambo ryaravye ngo haracari ibyiringiro yuko igiti catemwe, haleluya, cyakongera kigashibuka. Ikibazo ufite rero ihangane, ibyo abantu baguciyemo intege. Ndabizi imiryango yavuze ko bitakunda, imiryango ivuga kuri imbura mumaro, imiryango ivuga ko ntacumaze. Ariko reka nongera nkubwire ngo wicike intege guhangayike, kuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Urwo rugamba, urwo rubanza uri kubona rutarangira, ku Mana ni ubusabusa. Izo ntambara uri kubona zitashira, imbere y'Imana ni ubusabu. Haleluya. Wowe komerera mu byo wumvise, ukomerera mu Mwami. Imana iracaka ufiteho umugambi, Imana iracaka kudala wasirebo, Imana iracaka gushigikiye. Wowe witinya, genda uko imbaraga zawe zingana, Yesu azagufasha. Imana tugire neza kandi Uwiteka Imana twambike imbaraga. Ibidashobokera abantu bishobokera iki? Imana. Wowe turiza imbere yayo, wihangane. Yesu yarubatse, amaze kuba gatanu arasenya, ariko none ibyo Imana ije kubaka ku buzima bwawe nta muntu uzabisenya. Imana tugire neza kandi Uwiteka Imana twambike imbaraga. Imana ikomeza kudushigikira. Ni igiki kiguteye ubwoba? Ni igiki gitumye uhangayika? Gatanu Matayo haravuze ngo iki? Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazasigirirwa. Niba Yesu ari umunyambabazi rero, yagiriye imbabazi abantu bose. Nawe rero niba hari abo wagiriye neza, umuri Imana ije kongera kukwibuka. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ikomeze kubana natwe kandi Uwiteka Imana gushigikire. Nubwo bwose waciwe, nubwo bwose watemaguwe, nubwo bwose wasenyutse, Imana yongere kubake, kuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka twongere turebe muri Zaburi 25. Naho sinagura haturebera, turebere kugira ngo twihute. Zaburi 25 dusomere maze nsoze Imana tugire neza. Zaburi 25 dusomere umurongo wa mbere aho ngaho gusa, tebiri guraja kure naho ngaho gusa uribuze gusoma. Zaburi 25 umurongo wa mbere havuze ngo iki? Mana yanje ni wowe niringiye, Mana yanje ni wowe niringiye, negukorwa n'isoni. Abanzi banje bekunyishima hejuru. Imana tugirire neza. Ukimara kumenya ko ibishoboye bidashobokera abantu, ku Mana bishoboka. Senga iri sengesho uvuga uti Mana yanje ni wowe niringiye, uri amaboko yanje, uri imbaraga zanje. Abantu biteza kuzakorwa n'isoni, ariko ntabwo uzakorwa n'isoni kubera ko Imana igufiteho umugambi muremure. Imana izakugirira neza, Imana izagushigikira. Ni wowe wayiririmbye ariko nkorote uravuga ngo Imana ntabwo igibesha. Ntabwo Imana igibesha rero, ibyo yavuze no kubikora zagira gute izabikora. Nubwo rimwe na rimwe Imana ikubwira ukabona biri gukomeza kuguhanda, ugatangira ukibaza kimbwiye guca bikagenda guca, kimbwiye guca bikagenda guca, uri kuri gakwege kandi mbere nyuma nzababwira iminsi ako nabizivuzeho kandi nazivugeho hano. Inarima bidayiveho nzababwira ku myinzani, nibuka ko hano nazivuzeho. Buriya reka nkubwire, iyo uri kuri gakwege buri wese arakureba. Iyo uri kuri gakwege umwana amenye mu bibi byakubayeho, umuntu mukuru akabimenya, ariko uri kumuziranenge upfiraga muri Nyagasani.
uri kuguhe mu ndariko nkuru hari gakwege hari n'umuziranenge Imana itugirire neza buri muntu nawe witekerezeho urebera ari hanganira umunzani uriho hari igihe uba kuri gakwege ku gakwege rubanda barakota kuri gakwege zarira kwica kuri gakwege wambara ubusa ku muziranenge upfagara abantu bazi gufita ibiryo Imana itugirire neza rero umunzani witwa gutyo Imana ishimwe ibidashobokera abantu rero kabiri havuga ngo iki kabiri igimpisha we uko bizaba buriya buretse gakeshya iyo uri kumuziranenge iba yaguhishe cyane niwo ndiho iyo uri kumuziranenge uraburara ariko waba waburaye mu cyimba cyo kuganya ukaririmba ngo iby'Imana ikora biradutangaza kandi nta wabimenya uko biri iyo uri kumuziranenge we prive barazitanga ariko wahura n'abantu ukababwira ngo Imana igitanga amazu iyo uri kumuziranenge amadeni baba ari kukurega wahura n'abantu ukababwira ngo Imana ijya yishura iki ideni haleluya Imana ni nziza cyane ariko Mana ibidashobokera abantu bishobokera Imana dusomera umurongo wa kabiri dusoza siko bizaba mubagutegereza Yesu we nta n'umwe uzakorwa n'isoni keretse abava mu isezerano nta mpamvu abo nibo bazakorwa n'isoni naho siko bizaba reka nkubwire biravuze ngo nawe umukiranutsi yagwa ntago azarambara niba rero intambara uri kurwana niba ibigeragezo uri kurwana ariko Bibiliya iravuze ngo siko bizaba mubamutegereza abantu bazi kuzakorwa n'isoni ariko nkubwira ngo ntacu uzaba uyu mwaka uzawurangiza udakozwe n'iki udakozwe n'isoni siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwa n'iki n'isoni Imana ibamugisha mwakira ijambo ry'Imana Imana ishimwe 078 38 32 078 21 38 32 aho unkenera hose wambona Imana iduha n'umugisha ntabwo twatangiye nta sengesho reka dusoze Mana mu izina ryawe haleluya Yesu Kristo w'i Nazareti izina ryawe nirahabwa icubahiro uri umurengezi wacu ntabagukoma mu nkokora nkunda kuvangura igitangaza nkavangura data ntabwo uri data wacu izina ryawe nirishimwe uri umugabo mu rwawe ntabwo uri umucura umucurira kigeze igihe baramwirukana ariko wowe Mana nyiringabo uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera niyo mpamvu tugushimiye ko waruduhaye umwanya buri muntu wese ari kujya iki kiganiro umuye gukira no gukizwa umuye kukumenya no gusobanukirwa maze nyiringabo amashimwe abe menshi ku bantu bose bakurikirana uyu muyoboro wa YouTube ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo kandi abakomeje kudushigikira abariho ubitaho kandi ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibaha umugisha amen